gihe uzaba wakoze icyaha, wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ntabwo rwa rubori rwawe rugenda rukajya guhova ubuki, rukaza rugashyira mu bishashara bukaba ubuki, ntabwo ubwo buki uzaba ukibuzana, kuko uzaba watakaje indangagaciro zawe, cyangwa uzaba watakaje indangagaciro zawe zikwita umukristo, zikwita uwa Kristo, zikwita umwana w'Imana. Indangagaciro zawe uzaba wazitakaje, ntabwo uzaba ukitwa umwana w'Imana. Icyo gihe kandi rukora ubuki ruzaha n'abandi bantu n'izindi nzuki, n'umwami wazo akarya kuri bwa buki bwa rwa ruyuki. Imana itugire neza rero. Turavuga ku ruyuki, tuvuge no ku muyugiri. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Tugiye kuganira ku ruyuki. Uruyuki cyangwa inzuki, wenda tuvuge muri rusange, ariko tuvuge uruyuki rumwe, nubwo ziba ari nyinshi ziba zakoreye hamwe, ariko turavuga ku ruyuki rumwe, umurimo rukora cyangwa umurimo inzuki zikora ukanezeza abantu benshi, ukanezeza ab'isi bose. Mbese ukoze ikigereranyo cy'abantu batarya ubuki ni bakeya. N'utaburya nawe bashobora kumubwiramo umuti akaburya byanze bikunze, kandi ubuki icyiza cyabwo nta muntu uburutse ubwo aba afite ikibazo nyine. Ubwo uburutse birashoboka yuko yaba yarahumanyijwe, cyangwa yaba yarahumanyijwe cyangwa yahumanye. Ubwo urutse ubuki nyine uba ufite ikibazo. Tugiye kuganira rero ku ruyuki n'ubuki. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Mbese uteze amatwi kugira ngo wumve ku ruyuki, cyangwa wumve ubwiza bw'uruyuki? Noneho turaza no gusoza tuvuga ku muyugiri, kuko ibyo bintu ni ibintu bigendera hamwe, cyangwa kuko uruyuki nirwo ruba umuyugiri. Imana itugiriye neza. Reka twanzike rero dukomeze tuganira ku ruyuki. Imana itugirire neza. Uruyuki cyangwa inzuki ziba mu muzinga, cyangwa zikaba, bitewe n'uko wabivuga, ariko ziba mu muzinga cyangwa mu mutiba. Umuzinga abantu baba barawuboshye, bakawukora neza, bakawutunganya, bakawusakara, bakawukorera ibishoboka byose kugira ngo inzuki nizawujyamo zitazigera zihura n'ikibazo cy'imvura, cyangwa ngo zihure n'ikibazo cy'imbeho, ahubwo zizajyemo noneho nazo zikora umurimo wo gutanga ubuki. Uruyuki rero muri aka kanya turarugereranya n'umukristo, umukristo wubaha Imana, umukristo ukijijwe. Noneho umuyugiri nawo tuwugereranye n'umuntu wakoze icyaha utari kukihana. Ati si ibyo bintu birahura bite? Reka nze nkubwire impamvu zabyo ibyo bintu nabigereranyije, cyangwa ibyo bintu nabikubwiye, cyangwa ibyo bintu nshaka kubikubwira kugira ngo wumve ko ubwo uruyuki rutanga ubuki rugakora ibintu byiza, n'umukristo wizera kandi umukristo ukiranuka wirinda icyaha n'igisa nacyo, ameze nk'uruyuki, akora imirimo myiza inezeza abantu benshi, ikanezeza abantu benshi. Mbese umuntu wese umugezeho akarya, akumva ijambo ry'Imana, cyangwa ijambo riva muri wa muntu rikaruhura wa muntu, rikamuhumuriza. Uwari wihebye agahabwa ihumure, uwari ubabaye
agahabwa ibyishimo kuko ari umukristo wizeye ameze nk'uruyuki. Nk'uko uruyuki ruzinduka mu gitondo rukagenda rukajya gutara ubuki, rukagenda mu burabyo butari bumwe, bukagenda ahantu henshi cyane, rugakora ibirometero byinshi rugenda gushakisha ubuki, rugenda ruri guhova, icyo bita guhova, ruhova, rukaza kuza rukajya mu mutiba, rugakora icyo bita ibishashara, rukubaka ibishashara cyangwa ikintu nakwita ruri gutegura neza kugira ngo ruzashyiremo wa mushongi cyangwa ruzashyiremo bwa buki. Uko niko n'umukristo nawe wizera, umukristo ukijijwe agenda agerageza gukora imirimo myiza ya buri munsi, akagerageza gukiranuka, akagerageza aho abarizwa cyangwa aho atuye cyangwa mu icaca abamo cyangwa mu idini abamo, akagerageza gukora imirimo myiza. Yamara gukora imirimo myiza akagerageza no kwera imbuto, ari bwo bwa buki, ari wo wa mushongi azanira abantu. Noneho ubwo buki bugafasha abantu. Ubuki tuzi yuko ari ijambo, akagerageza kuvuga ijambo ryiza, akagerageza kuvuga ibihumuriza imitima y'abantu, abantu bose babiriyeho, abari bafite indwara bagakira. Uwo ni we mukristo wizeye, uwo ni we mukristo ukiranukira Imana. Urwo rwari uruyuki, imirimo yarwo myiza rukora, imirimo myiza rukora, rukagenda rukajya guhova, rukaza rukubaka igishashara, rukaza ndetse hari ikintu wenda nibagiwe, kugira ngo ntabwo rujya rukunda kuba rwaba ahantu harubangamiye, ntirwifuza kuba rwaba mu mutiba watobaguritse, umutiba imvura ishobora kuzagwa rukanyagirwa. Ruragenda, iyo zigiye kwinjira mu mutiba zibanza kugira intumwa, cyangwa zikagira izo zibanza kuderega, zikabanza zikajya kurambagiza cyangwa gushakisha umutiba mwiza, usakaye neza, uhumura neza, umeze neza, ku buryo niziwugeramo zizatuza zigatekana. Uko niko n'umukristo mwiza wizeye agera ahantu akavuga ati aha hantu byanze bikunze, aba bantu ngiyemo cyangwa aba bantu ndimo bashobora gutuma ntatunganira Imana, bashobora gutuma ntubaha Imana uko bikwiriye. Akamenya ngo mbese aba bantu ndimo, iyi sosiyete ndimo, mbese izatuma nkora ibyiza, izatuma nkiranuka, mbese ibintu idukangurira ni ibijyana abantu mu rugendo rujya mu ijuru. Ese iri dini ndimo rizatuma mbese mbasha gukora ibitunganira Imana, cyangwa ni irinkangurira, cyangwa imirimo yabo ni imirimo ijyana abantu kurimbuka, cyangwa nta gukiranuka bagira muri bo. Uko niko n'umukristo muzima wizera Imana, umeze nk'uruyuki, twagereranyije nk'uruyuki, niko agomba kumera. Akamenya ngo aba bantu ngiyemo, iri dini ndimo, cyangwa aha hantu ndi, cyangwa ahantu aba bantu nifuza kugendana nabo, ese hari imirimo myiza nzababoneramo? Ese aba bantu koko ntabwo bashobora kuzatuma nanduzwa? Imana itugirire neza. Ubwo twari turimo tuvuga ku ruyuki, turugereranya n'umukristo. Urwo ruyuki nongere nduvugeho, urwo ruyuki ruba rufite ako bita urubori. Ako kantu kitwa urubori ni akantu kaba kameze nk'urushinge. Urubori rukoresha nako uruyuki rukoresha rujya kuvoma ubuki, cyangwa ni akabuno karwo kameze nk'urushinge kagenda, ni akabuno kameze nk'urushinge uruyuki rugenda rugashyira
mu burabyo rugahovamo cyangwa rugakuramo utuntu tw'utwuki rukazana muri ka kabuno cyangwa muri rwa rushinge rwako kameze nka serenge, kakaza rugashyira mu gishashara, ubwo akaba ari ubuki ruzanye rushyize mu gishashara bukaba umushongi cyangwa bukaba ubuki. Niko n'umukristo nawe aba agomba kugira ikintu muri we, imbuto cyangwa muri we akagira umutima ukijijwe, akagira muri we imbuto nziza, ari rwo rwa rubori, akirinda. Noneho ngiye mu kanya gato ngiye kongera mbasobanurire noneho kuri rwa rubori umukristo iyo atakaje imirimo myiza cyangwa atakaje akoze icyaha. Rwa rubori ruhova ubuki, rukagenda rukajya kuvoma ubuki, rukaza rugashyira mu mutiba, ahubwo arukoresha ibidakwiriye, akarukoresha ibidasanzwe, noneho akagenda akajya gukora icyaha. Noneho iyo akoze icyaha nk'uko uruyuki rugenda rukajya kuruma umuntu, iyo uwo muntu akoze icyaha aba abaye nka rwa ruyuki rugenda rukaruma umuntu. Iyo rumaze kuruma umuntu, za ndangagaciro zayo cyangwa rwa rubori rutuma rwitwa uruyuki rujya guhaha ubuki cyangwa rujya guhova ubuki, rwa rubori ruhita rusigara muri wa muntu. Bwa bugome akoresheje cya cyaha, rwa ruyuki cya cyaha rukoze rwo kujya kubangamira umuntu, rwo kujya kuruma umuntu, bigatuma rutakitwa uruyuki, ahubwo rugahita rwitwa umuyugiri. Imana itugirire neza, ikurinde kuba umuyugiri. Noneho rwa rubori iyo imaze kururumisha umuntu rugasigara mu muntu, rwa ruyuki kubera ikimwaro cyangwa kubera ko rutakitwa uruyuki, iyo rwibeshye rugashaka gusubira mu mutiba, izindi nzuki ziraruruma, ntabwo ruba rukitwa uruyuki kuko ruba rwatakaje urubori. Ni nako n'umukristo wakoze icyaha cyangwa wiyanduje, warangije kwinjirirwa n'icyaha, aba yatakaje urubori, aba yatakaje gukiranuka, aba yatakaje mbese ikintu kimuhuza n'Imana. Ntabwo aba akitwa umwana w'Imana, ahubwo aba yitwa ikindi kintu, aba yitwa irindi zina, aba yitwa umunyabyaha, aba yitwa umwanzi w'Imana, kuko aba yakoze icyaha. Imana itugire neza kandi dutabare. Sinzirimba ibi bintu uri kubyumva, ariko unyemerere ubyumve neza kandi ubyumve neza, ubitege amatwi kugira ngo ubashe kubyumva neza, kandi birakugirira umumaro. Uramenya ngo igihe nakoze icyaha Imana imbona ite, igihe nakoze icyaha Imana indeba ite. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu nzanye iki cyigisho kugira ngo ubimenye. Igihe uzaba wakoze icyaha, wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ntabwo rwa rubori rwawe rugenda rukajya guhova ubuki, rukaza rugashyira mu bishashara bukaba ubuki, ntabwo ubwo buki uzaba ukibuzana, kuko uzaba watakaje indangagaciro zawe, cyangwa uzaba watakaje indangagaciro zawe zikwita umukristo, zikwita uwa Kristo, zikwita umwana w'Imana. Indangagaciro zawe uzaba wazitakaje, ntabwo uzaba ukitwa umwana w'Imana. Icyo gihe uzaba wabaye umuyugiri. Nk'uko icyo gihe ushobora kugenda, kuko abantu wenda batareba, abantu nyine ari abantu batabasha kumenya ibyabereye mu mutima w'umuntu, wenda abantu ntibashobora kubimenya, ariko Imana iba yakubonye ko nubwo uri aho ngaho, ariko Imana itakwita umwana wayo. Ni nayo mpamvu hari ijambo rivuga ngo mugaragara nk'abariho, ngo ariko muri intumbi. Niyo mpamvu se ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bagaragara nk'abariho ariko ari intumbi.
nuko Imana yabonaga ko barangije gupfa mu buryo bwo mu mwuka, batakitwa abana b'Imana, batakitwa aba Kristo, kuko iryo jambo definisiyo yaryo cyangwa ubusobanuro bwaryo, umukristo bisobanura kuba uwa Kristo. Igihe rero wakoze icyaha ntabwo uba ukiri uwa Kristo, ahubwo ubu uri uw'ikindi kintu, cyangwa uba uri umunyabyaha, uba uri uwa Satani. Imana itugirire neza. Gusa amahirwe ahari ku mwana w'umuntu, nubwo yatakaza urwo rubori akoze icyaha, amahirwe ahari Imana yahaye umwana w'umuntu ni uko umuntu ashobora kongera kwihana agaca bugufi. Mu guca bugufi kwe Imana ikamufasha, mu guca bugufi kwe ikamubabarira, akongera kwitwa uwa Kristo. Niyo mahirwe umwana w'umuntu afite, atandukanye nk'ay'uruyuki. Nyamara uruyuki rwo iyo rwarangije gutakaza urubori, biba byarangiye, ruba rwabaye umuyugiri, rurerera nyine rukagenda, biba byarangiye aharwo haba harangiye, aharwo haba hashize. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Muri aka kanya rero wirinde icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo udatakaza indangagaciro zawe zo kwitwa umukristo cyangwa zo kwitwa umwana w'Imana. Abantu benshi iri jambo barikoresha uko ritari, bakavuga ngo ndi umukristo, nyamara usobanukirwe neza igihe uzaba uri kwita umukristo uwa Kristo, nyamara ufite icyaha, ntabwo uzaba uri uwa Kristo, ahubwo uzaba uri uw'ikindi kintu cyangwa uri uwa Satani. Kuko baravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani, itandukaniro ryabo, abana b'Imana bakora ibyiza, bakora ibyo gukiranuka, ariko abana ba Satani bakora ibyaha, kuko na se Satani ari umunyabyaha, icyaha aricyo cyamukuye mu ijuru. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Iki cyari ikiganiro twari turimo tuganira kugira ngo wumve indangagaciro ziranga umukristo, tukigereranya n'uko uruyuki iyo rutakaje urubori rwagiye kuruma umuntu rugasigamo rwa rubori, aharwo haba hashize harangiye, rwitwa umuyugiri. Uyu muyugiri aho ugeze hose ntushobora gusubira mu muzinga, ntushobora gusubira mu zindi nzuki, kuko warangije kwitwa umuyugiri. Bishatse kuvuga ngo umukristo wakoze icyaha cyangwa wakoze ibyaha, ntago ako kanya aba akiri uwa Kristo, ntago aba akiri umwana w'Imana, ahubwo aba yavuye mu rutonde rw'abana b'Imana, cyangwa yavuye mu amahirwe aba yayiyatse, kuko aba yakoze icyaha. Imana rero idushoboze gukora ibyiza cyangwa kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo tutaba abanzi b'Imana cyangwa tutaba abanzi ba Kristo. Imana itugirire neza kandi idushyigikire. Imana idushoboze kandi ituneshereze. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mbese urabyumvishe cyangwa urabisobanukiwe? Ndakwifuriza kwitwa uruyuki, kuba uruyuki rufite urubori rwayo, kuko uruyuki rufite urubori nirwo rugirira umumaro abantu, rukagirira umumaro isi yose, rukagira umumaro, mbese rukavamo rugatanga ibivura imitima y'abantu, rugatanga ibivura indwara nyinshi, kuko ruba rugifite urubori. Imana idushyigikire. Reka dusoze dusenga Imana tugira duti: Imana idushoboze kandi Imana iturinde icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo tutaba nka rwa ruyuki ruruma umuntu rukoresheje ubugome, rwamara kumuruma rugasigamo urubori, narwo rukaba rutakaje agaciro ko kwitwa uruyuki, rukitwa umuyugiri. Gusa haracyari ibyiringiro. Ijambo rirambwira ngo haracyari ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe cyongera gishobora kongera kigashibuka. Ibyo ni byo byiza Kristo yadusigiye, kuko iyo umwana w'umuntu acumuye cyangwa akoze icyaha, yongera agasaba Imana imbabazi, agasubira kwitwa umwana w'Imana. Nibyo byiringiro, niho umukristo, niyo mahirwe yahawe yo gutandukana n'uruyuki rugenda rukaba umuyugiri. Nawe rero ufite icyaha, nawe ufite ikiwutandukanya n'Imana, nawe
wiyitira Kristo ariko ufite ibyaha, witandukanye n'icyaha n'igisa nacyo, urongera usubire mu muryango w'abana b'Imana, urongera usubire mu muryango wa ba Kristo. Imana itugirire neza kandi amahoro y'Imana nabane namwe. Turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza. Ni nayo mpamvu natwe tugerageza gutegura ibi byose kugira ngo twungurane ibitekerezo, kandi twese icyo duharanira turi gushaka cyangwa duharanira muri uru rugendo, cyangwa kompetisiyo zacu, cyangwa amasiganwa yacu, cyangwa amarushanwa yacu turimo, ni ukugira ngo turushanwe twihuta tuzagere mu gihugu cyiza cy'amahoro. Imana itugire neza. Reka dusoze dusenga Imana tugira duti: Imana igushoboze kuguma kwitwa umwana w'Imana, cyangwa kugumana urubori ari rwo rugaragaza ko uri umukristo. Imana itugire neza kandi dushyigikire. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza. Komeza ubane natwe kandi ukomeze udushyigikire, uduhire, uduhe umugisha kandi udushoboze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.